uwo ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akimara gufata ijambo yakiriye Perezida Antonio Felix Tshisekedi amwakirana urugwiro anamwita perezida w'intwari. Ni amasengesho ngarukamwaka akunda kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse amasengesho yabaye ku munsi w'ejo. Yagize ati rero uyu munsi kandi turi kumwe na perezida umugabo w'intwari cyane, kandi akaba perezida mwiza, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyakubahwa perezida wahaguruka. Ndetse amashyi menshi cyane perezida Felix Tshisekedi ahagurutse. Ndetse nyakubahwa perezida arakoze, ari umugabo w'intwari koko, nzi ibyo wanyuzemwo ndabizi neza. Ndetse iby'iki kibazo byari bigoye, ariko ndabizi neza iby'iki kibazo byari bigoye, byamaze imyaka myinshi, ariko ibintu byose birimwo kugenda neza. Ubu nta kintu cyoroshye, ariko ibintu birimwo kugenda neza, byose bizaba byiza, ariko uri intwari kandi twishimira ko uri hano n'icyubahiro gikomeye cyane. Ati twishimiye kuri hano kandi n'icyubahiro gikomeye cyane, kandi uratangaje. Tugarutse kuri aya magambo, ndetse birerekana ko ashobora gutuma benshi bahangayika bitewe n'uko perezida Donald Trump yamaze kwizeza ubufasha Felix Tshisekedi. Reka dukomeze. Icyambere kugira ngo bose mbisubiremo mbivugira aha, mwumva uzi ko wumva ko nshobora no kuba mbeshya ampakanye rwose, ndishimana ntagira umupaka. Tubivuze kenshi, tubibwiye abantu benshi, barabizi ntibabihakana, ariko bakabivaho bakajya ku bindi. Iyi ntambara yo muri Kongo mureba ntabwo yatangijwe n'u Rwanda, intambara yaturutse ahandi, ntabwo yaturutse hano mu Rwanda. Ayo magambo yateye abantu benshi ubwoba, barimo abanyarwanda ndetse n'ari kurwana ku ruhande rwa M23. Amagambo yavuzwe na perezida Donald Trump avuga ko intambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igeze ku iherezo kandi igiye kugera ku iherezo, ndetse akanita perezida Antonio Felix Tshisekedi mu perezida w'intwari utagipfa kwizima kandi urwanirira igihugu cyiwe. Mu magambo cyangwa se n'amasengesho yavuzwe na perezida Antonio Felix Tshisekedi, yabanje gushimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bufasha bagiye kumuha, anashimira Donald Trump kumwizeza ibintu kandi bigomba kujya mu bikorwa, ariko ajyana isengesha asenga asabira igihugu cyiwe ubumwe n'ubwiyunge no kuba abaturage bakongera kuba mu mahoro, aho kugira ngo babyigumye mu ntambara ibihumbi by'abasivili bipfa umunsi ku wundi. Ubwo ibyo ngibyo byabaga nibwo mu Rwanda hari kuba inama y'umushyikirano na perezida Paul Kagame utaripfanye. Yavuze ko intambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itigeze itangizwa n'u Rwanda, naho rwose yabazaga bamwe mu bashinzwe gucukura cyangwa se n'abashinzwe no kureba ibyinjira bikomoka munsi y'ubutaka, cyangwa se ndavuga amabuye y'agaciro, zahabu n'ibindi bigiye bitandukanye. Yababajije ngo ni iki kinjira cyangwa se ibintu bikomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ayo mabuye y'agaciro amaze kwinjiza iki, niki kintu amaze kuzana mu Rwanda, kugira ngo agaragaze cyangwa se yumve niba hari amabuye aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba yinjira mu Rwanda, akatunganyirizwa bakumva n'igiciro cy'ibyo imaze kwinjiza. Ni mu rwego rwa politiki rwo kugira ngo bagaragaze cyangwa se abashinzwe amabuye y'agaciro amenye ngo cyangwa se bumvishe ko nta kintu na kimwe amabuye y'agaciro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amariye u Rwanda, kandi u Rwanda rwose ko rutaki cyangwa se rudateze gukira bitewe n'uko hari amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo ngibyo nubwo bari kubivuga, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriye ku Rwanda, zanze kubasubiza, zanze kugira ikintu na kimwe gitangaza ku byo u Rwanda rwandikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inyandiko u Rwanda rwandikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muraruzi, aho rwavuze ko rukorana na M23 ariko mu bya gisirikare, mu kurinda abasivili b'abakongomani b'abatutsi bicwa umunsi ku wundi. Nyamara bamwe bakavuga ko ibihumbi n'ibihumbi bimaze gupfa byose byaturutse ku ntambara yatejwe na M23 mu kurasa mu basivili. Drone za FC23 zagabye ibitero ku gisirikare cya FARDC aho babaga bari mu birindiro byabo, bikaza no gutuma na FARDC igenda igakoresha izo ndege, ikarangira ibihumbi ahantu hose kuri izo bombe zabo, hahita hapfa abasivile benshi cyane. Iyi ntambara igiye gufata urundi rwego kurenza uko mwabibonye, kubera ko ino ntambara ntabwo igiye kurangira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanze kugira na kimwe sasubiza u Rwanda, nyuma y'uko u Rwanda rwohereje ibaruwa ireshya nka metero 6 irimo ibisobanura akantu ku kandi detaye ku yindi, irimo ukuntu binjiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukuntu mwakora, ukuntu bakoranye. Biriya mwabonye mwebwe ni igice, ibindi mbifite ahangaha inyandiko ya original ngiye kugusomera akantu ku kandi. Niyo mpamvu nkubwira ngo uwo bane nanjye kuva dutangiye kugeza turangije, kugira ngo wumve intambara, wumve ku ruhande rwa perezida
Paul Kagame wumve ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wumve ku ruhande rwa Perezida Antonio Felix Tshisekedi no ku ruhande rwa Perezida Neva w'u Burundi. Ndetse Perezida Paul Kagame yanavuze ko ubundi Abarundi n'Abanyarwanda bari bahoze babita imanga kubera ko bavuga ururimi rujya kumera kimwe, ariko ngo Abarundi bahise nko kujya kurwana ndetse ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bikavugwa ko ishyaka ririho rya ishyaka riri ku Burundi ndavuga CNDD FDD ni ishyaka ryo mu bwoko bw'abahutu nkuko nge nabivuga mu Kinyarwanda kiza cyumvikana, ariko Red Tabara ikaba ari ishyaka ryo mu bwoko bw'abatutsi. Kugira ngo byumve neza ubyumve unabisobanukirwe. Ibintu rero by'amoko cyangwa se ivangwa rishingiye ku moko bavuga ko ryishe nyuma y'ino ntambara, gusa nanone ugasanga ni intambara yishe nyuma y'ubukungu ndetse n'ubutunzi. Ibihugu byinshi cyane bishaka amarongo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigategeza akajagari, umwivagatanyo ndetse n'impfu z'abasivile nkaho nta kintu na kimwe ziba zibwiye abandi bantu. Imirambo y'abantu ugasanga irambaraye ku muhanda. Ibyo ngibyo rero bikaba ari byo byishe nyuma y'iriya ntambara. Rero ugasanga ibihugu byinshi bifatanya n'igihugu runaka cyangwa se n'umutwe runaka kujya guteza akajagari hariya. Rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Burundi bwemeye kujya kurwana nabo nk'uko bisobanurwa, kugira ngo wa mutwe witwa Red Tabara nawe bazabona cyangwa se ufasha FC23 kurwana batazabona n'undi bamaze gufata ishyaba, batazabona bamaze gufata igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, barangiza bakahita bajya no kwirana mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bashyireho ubwo bwoko bwo bari bwo buyobora hose. Ibyo ngibyo ni bisobanurwa n'ishyaka rya SNDD FDD riyobowe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Bivuze ngo usibye ko ari n'intambara ishingiye ishingiye ku bukungu ndetse no kugira ngo bazahaze banasahura igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bisobanurwa, n'intambara ishingiye ku moko ku buryo ubwoko bumwe buyobora nk'uko bivugwa. Bikavuga ko rero hari abasirikare b'abarwanyi bari ditabara batorejwe hamwe n'abasirikare barwana muri M23 kandi bose bagatorezwa mu gihugu cy'u Rwanda na Uganda, ikazi yiyungamo n'intwaro nyinshi zikaba zisigaye zigurwa na Uganda nyuma y'uko u Rwanda rwamaze gushyirwa mu majwi ko ari rwo rwishe inyuma ngira ntambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urumva uyu munsi ushonje uhishiwe, ibintu bigiye kujya ku iherezo, umenye ukuri, umenye ikintu bano bagabo bapfa n'icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye gukorera u Rwanda, Uganda ndetse na M23. Ndibaza ngo M23 iraza guhungira bari abayobozi barimo Colonel Nanga, General Sultani Makenga, Bertrand Bisumwa, William Ngoma, bariya bose bavuze ko bazaruhuka ariko Tshisekedi avuye ku butegetsi kandi bazamufunga cyangwa bakamwica bakamushyira isasu mu mutwe. Ndibaza ngo M23 abo bayobozi bayo baraza guhungira mu Rwanda. Nibahungira mu Rwanda bazasabwa kubatanga kubera ko ari abantu bazaba barakoze ibyaha by'intambara ndetse no kuzana inyoko muntu gutsemba ubwoko bumwe. Si ibyo gusa bivuga ko M23 ishinjwa kwica n'ubundi abahutu bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibihumbi n'ibihumbi, bakabatemesha imipanga bakabajugunya mu nyanja kubera ko bafitanye isano na FDLR cyangwa se abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 nk'uko byatangajwe n'umuryango ushinzwe kurengera ikiremwamuntu cyangwa ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu Human Watching Right, itavuga rumwe n'ubundi na Perezida Paul Kagame, dore ko ayipinga akanabinga ari ibikorwa byayo. Ngo ayikaze tugiye kurebera ibyo Donald Trump yemeje yanasezeranyije Perezida Antonio Felix Tshisekedi. Twumve n'icyo Perezida Paul Kagame yabivuzeho, twumve n'isengesho rya Perezida Tshisekedi ndetse n'ibyo yavuze, anashimira cyane Donald Trump wamwijeje amahirwe kumufasha ndetse no kumuha inkunga ishoboka yose ku buryo umutwe wa 23 ujya ku iherezo. Ibintu byakozwe n'ibihugu byinshi cyane ndetse bikananirana, ariko nanone tutirengagije ko n'umundi n'u Rwanda rwari rwarahakanye ko rukorana n'inyeshyamba za M23 nyuma bakaza kubyemera Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta mikino bro, kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yoze gupromisinze ikintu ugiye kuva ku butegetsi. Murabizi uhereye cyane mu bihe byabanje, reba ba Gaddafi, urebe ba Osama bin Laden, urebe ba Perezida Venezuela n'abandi benshi bagiye batandukanye ntagenda nkubwira. Abo bose batagendaga bavuga rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburyo bagiye bava ku butegetsi, mwagiye mubibona. Rero reka nkubwire ibintu tugiye kumviramo hano. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Namibia na Angola byavuze ku bufatanye n'Ubwongereza ndetse mu kwakira abaturage babyo bari baragiye mu Bwongereza ndetse nk'abimukira. Tshisekedi kandi yabaye perezida wa mbere wa Afurika wasengiye muri National Prayer Breakfast ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha navana isezerano rikomeye cyane. General w'Uburusiya yarashwe amasasu menshi cyane i Moscow. General ukomeye cyane mu Burusiya yarashwe amasasu menshi cyane i Moscow arakomereka, ndetse ni Lieutenant General Vladimir Alexei Yeve yahise ajyanwa mu bitaro nyuma y'icyo gitero cyabereye mu nyubako yo guturamo mu majyaruguru ashyira mu burengerazuba ndetse mu nkengero z'umurwa mukuru wa Moscow, ndetse ntabwo bizwi uko amerewe. Alexei
Vladimir niwe nimero ya kabiri mu rwego rw'ubutasi bwa gisirikare bw'Uburusiya rwitwa GRU, ndetse ni nawe wavuba aha basoma abasirikare bakomeye cyane mu Burusiya yarasiwe mu murwa w'icyo gihugu kuva igitero gisesuye kuri Ukraine gitangiye ku myaka ya hafi ine ishize. Ibyo ngibyo nabyo turaza kubigarukaho, nukuvuga ngo Ukraine yagabye igitero, ariko nanone ibyo ngibyo simbuze kubyibandaho kwa kugira ngo nyine mu makuru. Reka twigire mu bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yijeje ibintu bikomeye cyane perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo ndavuga ubwo Fashi cyangwa se bifata uko bishaka, bamwita Tshisekedi cyangwa se Fashi ubwo ari magambo ahinnye, yifashishije ivanjiri ya Matayo yasenze asaba amahoro, ubwiyunge hagati y'abantu n'ibihugu, asabira abari mu ntambara n'impunzi mu gihe cy'isengesho rizwi nka National Prayer Breakfast ribera i Washington. Felix Tshisekedi ahawe amanwa cyangwa se ahawe umwanya yabanje kuvuga ko ashimira abamutumiye kumuha icyubahiro cyo kuba ari perezida wa mbere w'igihugu cya Afurika uvuze isengesho muri uyu muhango uzwi cyane ku isi hose, ndetse amaze arangize arasenga ati reka dusenge Mana ishobora byose. Tshisekedi yagiye muri Amerika aho yari yitabiriye inama ya mbere yatumiwemo n'ubutegetsi bwa Trump ku mabuye y'agaciro, inama ndetse yahuriwemo intumwa zivuye mu bihugu birenga 50 ku isi, yifashishije ivanjiri ya Matayo igice cya 5 ivuga ko hahiriwe abatanga amahoro kuko bazitwa abana b'Imana. Tshisekedi yasabye Imana ngo twigishe kubaka ibiraro amateme no mu gihe cy'umubano mubi. Ati mu isengesho yari arimo asoma yasabye ko habaho ubwiyunge hagati y'abantu no hagati y'ibihugu kugira ngo amahoro n'ubutabera, ubwisanzure, umutekano n'agaciro biganze hose ku isi. Ibihugu kandi bikurikiye cyangwa se ibihugu igihugu akuriye kiri mu ntambara, munyihanganira igihugu akuriye kiri mu ntambara mu burasirazuba bwacyo. Ngiye ndimo ndumva amajwi nkabisemura mu Kinyarwanda ngo nimwumva ari akantu kancitse ariko ntaribi, reka magari kore ngiye mba nanze gushiramo amajwi kugira ngo bitaza kuba copyright cyangwa se bitaza guteza ikibazo, ariko ni kubivuga ahangaha nyine ndi kubyumva amajwi. Yakomeje agira ati igihugu akuriye kiri mu ntambara burasirazuba bwacyo, aho avuga ko cyatewe n'u Rwanda ruciye mu mutwe wa 23 ibyo u Rwanda ruhakana, gusa ejo bundi rukaba rwabyemeye. Ni isengesho yasabye ko iri sengesho rirenga kuba umuhango gusa, ahubwo ko uhe buri wese na bose bari hano munyihanganire bibaho. Ati mu gusenga yasabye ko iri sengesho rirenga kuba ari umuhango gusa, ahubwo ngo rihe buri wese na bose bari hano kubasha gukemura ibibazo bihangayikishije ikiremwa muntu. Muri uyu muhango kandi perezida wa Amerika Donald Trump muri uyu muhango perezida wa Leta Zunze Ubumwe Donald Trump yavuze ko abona rwose ko azajya mu ijuru kuko yakoze ibintu byinshi byuza ku bantu beza. Yashimiye perezida Tshisekedi kuza kwifatanya nabo gusenga, ndetse yagowe no kwibuka cyangwa se kuvuga izina rye. Yagize ati uyu munsi turi kumwe n'umugabo w'intwari cyane, umugabo mwiza, perezida wa Kongo, perezida wahaguruka nyaboneka, ndetse ntiyabashije kuvuga izina rye. Trump yavuze ko azi ibintu byinshi cyane Tshisekedi arimo gucamo, ati biraza kugenda neza, nta kintu cyoroha ariko biraza kugenda neza. Ati we nanjye twasinye, twasinye amasezerano ku mabuye y'agaciro manini cyane yabayeho mu mateka ya Amerika na Afurika. Zimwe muri kampani zacu nini cyane ziraza kujyamwo, rero warakoze cyane perezida, kandi wamamagara kucyo aricyo cyose. National Prayer Breakfast ni umuhango uba buri wa kane wa mbere wa Gashyantare, ubwo ni ku itariki ya 2. Ni umuhango nyine ngarukamwaka Washington DC watangijwe mu mwaka w'1953 na perezida Dwight D. Eisenhower, ndetse ku gitekerezo cy'umuvugabutumwa Ibrahim Verhulst wari umwimukira ukomoka muri Norvege wabaga Esente muri Amerika. Ubutegetsi rero bamwe
ubutegetsi bamwe n'abanyihangane hano hari igihe babyandika ntabwo ubutegetsi bumwe na bumwe bw'ibindi bihugu burimo ibyo muri Afurika ntabwo rero bwatowe uwo mugenzo cyangwa se iri sengesho gusa Perezida Antonio Felix Tshisekedi we yisanze muri uwo muhango ndetse nanone Perezida Paul Kagame nyuma y'ibyo ngibyo yavuze ko wanyica wandusha imbaraga washyira hasi ariko ntushobora kurusha imbaraga umutima wanjye. Perezida Kagame Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasabye abanyarwanda guhagarara kandi ku ndangagaciro zabo bakigira ku bindi ariko birinda guhinduka ngo babe nk'abo mu masengesho ngarukamwaka yo gusabira ibihugu ndetse yabereye i Kigali yahuriranye n'umunsi mukuru w'intwari z'igihugu. Muri aya masengesho azwi cyane nka National Prayer Breakfast, Kagame yasabye abanyarwanda guharanira kuba imiryango ikomeye kugira ngo n'igihugu gikomere ndetse giherereye kuri iyo miryango ifite imbaraga. Mu kwitangaho urugero Kagame w'imyaka 68 ndetse akaba n'umuhererezi w'umuryango w'abana 6 yavukiye Itambwe mu karere ka Ruhango ndetse rwagati mu gihugu, yavuze ko ukuntu n'abandi benshi cyane batavukiye mu bukene ariko bagakorera mu bukene nk'impunzi nyuma y'uko imiryango myinshi y'abatutsi yari yarahunze ubwicanyi ndetse n'itotezwa ryari ririho mu Rwanda. Yagize ati njye ntabwo navukiye rero mu bukene, mvuka ndi umwana muto, ntabwo naburaraga ariko nyuma yaho nkura mu bukene ndetse bubi cyane, ubukene buraza n'inzara. Ayo ni amagambo ya Perezida Paul Kagame yongeye kuvuga ati mwanyica mutanyica ariko ntabwo mushaka kurusha umutima wanjye imbaraga. So amagambo gusa Perezida Paul Kagame yavuze ko yavuze ko harimo abuririye kuba u Rwanda rwaremeye ko rukorana n'inyeshyamba Z23, anabikora mu buryo bwo kubakubita agatwenge arabaseka, avuga ko byagenda kose n'ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kintu na kimwe ziteze kuzamutwara kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibwo zagaba ibitero bamwica batamwica ariko ngo ntibashobora kumurusha imbaraga, kurusha imbaraga umutima we. Atushaka kundusha imbaraga ukankubita ukanoteza ariko reka nkubwire ntabwo uteze kurusha imbaraga umutima wanjye. Ikindimo n'icyo ngomba gukora ngomba kuzagikora kandi nkagikora rwose ntizeye imbaraga zanjye umutima wanjye wose. Ayo ni amagambo ya Perezida Paul Kagame. Hano nsubikiye rero ku mpande zombi mwabyumvishije ibyo Perezida Donald Trump yijeje Tshisekedi, ibyo Tshisekedi yasenze n'ibya Paul Kagame uvuga ko bamusha imbaraga bazitazi murusha ariko badateze kurusha imbaraga umutima we. Imana ibaha ibyo kurya, amafaranga n'ubuzima buzima.